rero mu kuboneka ko yaje kubonwa n'abari barimo biyambukira mu bwato abasare bari kwambuka baza kubona umurambo we, ariko nyine mu gukora ku murambo ntibabasha gusobanukirwa ngo ninde kuko bitewe n'igihe kinini wari umaze mu mazi. Nicyo cyaje gutuma rero uno murambo bahita bawujyana nyine mu bitaro kugira ngo bajye kuwukora autopsy babe bamenya ngo ninde kuko umutwe ntabwo wagaragaraga, ntabwo babashije kuwumenya, ndetse n'igice cyo hasi ahagana ku gihimba wabonaga yuko yahagana mu gatuza nyine umubiri washwanyaguritse. Rero nyuma y'inkuru mbi, nyuma y'inkuru y'akababaro y'incamugongo twakiriye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inkuru y'umukobwa cyangwa se y'umubyeyi waje gupfira mu gihugu cy'Ububiligi ndetse yishwe n'umugabo we, twongeye kwakira inkuru mbi nanone yaturutse muri diaspora mu gihugu cy'Ubufaransa, aho umusore witwaga Nkurunziza w'imyaka 20 nawe yaje gusangwa mu mugezi ndetse yapfuye. Rero bino bintu bijya kuba byatangiye ku itariki 22 z'uku kwezi kwa 9, aho uno musore yari yabuze bamuburiye irengero ndetse bakagerageza no gutanga amatangazo kugira ngo uno musore abe yashakishwa bamenye neza ahantu yaba aherereye, ariko nyine bikaza kurangira uno musore atabonetse. Ariko amakuru naje kumenya neza nuko uno musore mu kubura kwe yaje kubura ari mu bitaro, noneho nyuma yuko aburiye mu bitaro bikaza kurangira hatagaragaye ikimenyetso na kimwe cyaho uno musore yaba yaciye asohoka, ndetse bikarangira n'ubundi hatagaragaye n'amashusho ya kamera ngo bibe byagaragara neza uburyo uno musore yaje gusohoka mu bitaro. Aricyo cyaje gutuma guhera icyo gihe uwo musore aburirwa irengero kugera ubwo yaje kuboneka nyuma y'iminsi 10, akaboneka ku itariki 2 z'uku kwezi kwa 10, ariko nyine bakamubona umubiri we warangiritse ku buryo abuteye ubwoba. Rero mu kuboneka ko yaje kubonwa n'abari barimo biyambukira mu bwato abasare bari kwambuka baza kubona umurambo we, aricyo cyaje gutuma bahita bitabaza polisi ndetse n'izindi nzego zishinzwe gukora ubutabazi bwo mu mazi kugira ngo baze babe bareba uwo murambo ndetse babe bamenya ngo ninde. Ariko nyine mu gukora ku murambo ntibabasha gusobanukirwa ngo ninde kuko bitewe n'igihe kinini wari umaze mu mazi, ntibamenya neza ko ari uno musore witwaga Nkurunziza. Nicyo cyaje gutuma rero uno murambo bahita bawujyana nyine mu bitaro kugira ngo bajye kuwukora autopsy babe bamenya ngo ninde kuko umutwe ntabwo wagaragaraga, ntabwo babashije kuwumenya, ndetse n'igice cyo hasi ahagana ku gihimba wabonaga yuko yahagana mu gatuza nyine umubiri washwanyaguritse, ndetse honyine babashije gufata igice kimwe n'ubundi, ariko nacyo bakagitwara nta mutwe uriho ndetse nta n'akaguru kariho. Urumva yuko nyine kuba bamenya ngo uyu muntu ninde byari ibintu bigoranye, ariko nyine baje gukora isuzuma kugira ngo babe bamenya neza uyu muntu ninde, babe bamenya uyu mubiri ya Ruwande. Aribwo baje gusuzuma basanga autopsy barimo gukora imyirondoro irimo irahura n'imyirondoro y'uwo witwa Nkurunziza, ndetse umusore wagiye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'ibihumbi 2022. Uyu musore rero nyine bakimara kumenya yuko ari uno Nkurunziza mu by'ukuri basanze umurambo we warangirikiye mu mazi, hagomeje gukorwa iperereza kugira ngo babe bamenya neza ese ni gute uno musore yaba yarisanze mu mazi ndetse akajya gupfiramo, ndetse hagomeza no gukorwa iperereza kugira ngo bamenye uburyo yaba yarasohotse mu bitaro mu gihe yari yagiyeyo yagiye kwivuza. Ariko nyine ayo makuru yose kugeza ubu tuvugana polisi iracyagomeje gukora iperereza, ntabwo ayo makuru arasohoka ngo ajye hanze. Ariko niyo mpamvu natwe turi hano kugira ngo dukomeze tumenye ni ese aya makuru azaboneka tese, ubundi ni iki cyishe inyuma y'urupfu rw'uno musore. Uno musore rero ngarutse nyine ku kintu cyari cyatumye n'ubundi ajya mwa kino gihugu cy'Ubufaransa, yari yagiye mu mwaka w'2022 aho yari asoje kwiga, asangayo umuryango we harimo mama we ndetse n'abandi bavandimwe be bagera kuri 3. Nicyo cyari cyaje gutuma uno Nkurunziza nawe yajya mu gihugu cy'Ubufaransa. Ariko amwe mu makuru turimo kugenda duhabwa kuri diaspora iherereye hano mu gihugu cy'Ubufaransa, nuko kubijyanye no kuba hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane neza ikintu cyaba cyishe inyuma y'urupfu rw'uno mwana Nkurunziza. Ntabwo nyine ngo polisi irimo irabiha umwanya cyane, kabone yuko nyine ngo batangiye kumufata bakamushyiraho ibyaha yuko ngo ahantu yari atuye ngo hakundaga
nyine kuba imvurungu, ndetse ngo abaturage bagahuruza bavuga yuko uno musore Nkurunziza ngo hari uburyo arimo kubabangamira. Uretse ko nabonye harimo n'abatangiye kuvuga yuko ngo n'ubundi ngo yari afite ngo indi case nyine muri polisi, ngo aho yashinjwaga ngo kugenda korakora abakobwa nyine n'igitsina gore muri rusange. Ariko amakuru naje kumenya neza nuko cyane cyane muri bino bihugu hari ukuntu nyine ngo usanga umwene gihugu waho afite uburenganzira bwuzuye 100%, ahubwo none ugasanga wa muntu wundi uhari wenda twafata nk'umwimukira cyangwa se dufata nk'umunyafurika, ugasanga hari uburyo ashobora guhohoterwa ariko ikiyego cye cyangwa se ikibazo cye ntikikurikiranwe, ariko nanone ugasanga wa mwene gihugu wabo bwite wavukiye w'umuzungu, ugasanga we nubwo yakwitsamura akavuga ngo uriya mwirabura duturanye mvuze nabi, ako kanya polisi igahita ihagera ikwambika ipingu cyangwa se wagira n'umwaku bakakurasa. Ayo ni amakuru nagiye mu by'ukuri ngenda mbona ku bintu bigenda bibera hano mu bihugu byo hanze, aho umuntu ashobora gupfa ariko nyine kugira ngo hakorwe iperereza ndetse habe hamenyekana ikintu cyihishe inyuma y'urupfu rw'uwo muntu, ugasanga ni ibintu byirengagijwe. Wenda ngarutse kuri iki ngiki cya Nkurunziza, niba umuntu yarabuze yari mu bitaro, ni gute wakumva yuko nyine amashusho ashobora kubura y'uburyo uyu muntu yasohotse mu bitaro? Ese nanone ni gute uyu muntu yaje kugaragara yapfuye nk'aho hakozwe iperereza kugira ngo hamenyekane neza mu by'ukuri ikintu cyaba cyaratumye ayisanga muri ano mazi, ndetse kugera aho umubiri we ushanguka kugera ubwo utabasha kureba ngo umenye ngo uyu ninde? Ndetse kandi murumva ko n'ubwicanyi nyine bwabayeho, uretse nyine no kuba n'umubiri nyine warangiritse, ariko uko biri kose abantu bamukoreye ubugome n'ubundi bamuciye umutwe barawujyana wenda cyangwa se bawuteye naho mu mazi, ariko nyine urumva yuko ari igikorwa nyine kibi cy'ubunyamaswa bwakorewe uno musore mu by'ukuri. Ni inkuru rero zibabaje cyane, inkuru ziteye agahinda. Ngira ngo hari n'indi nkuru nyine twari tumaze iminsi tubonye, inkuru nayo yabereye mu gihugu cy'Ububiligi, aho umugabo w'umunyarwanda yaje gufata n'ubundi umugore we w'umunyarwanda nawe akamwica nabi, akamwica urubozo, ndetse yarangiza akijyana kuri polisi. Nayo ni inkuru yashenguye abantu benshi, ni inkuru yababaje abantu benshi, ariyo mpamvu nyine kugeza n'ubu ngubu, kugeza n'iyi saha, abanyarwanda tukiri mu gahinda, ndetse n'abanyarwanda n'abadiaspora bahereye muri kino gihugu cy'Ububiligi biracyari agahinda, ndetse aho dutegereje ko nyine umurambo w'uno nyakwigendera Umuhire Jeanne d'Arc kugira ngo ube wagera mu Rwanda, habe hakorwa igikorwa cyo kumushyingura, kuko nyine ubu tuvugana umubiri we uracyari muri morgue, ariko nyine uko biri kose harimo harategurwa inzira byacamo kugira ngo umubiri w'uno Muhire Jeanne d'Arc ube wagera mu Rwanda, maze igikorwa cyo kumushyingura kibe cyakorwa. Ariko nanone reka ngaruke kuri ino nkuru y'uno musore Nkurunziza, umusore w'imyaka 22 nawe waje gupfa mu by'ukuri, urupfu rutaramenyekana neza, ndetse aho numvishe ibinyamakuru bimwe birimo kugenda bivuga yuko urupfu rw'uno musore hari ukuntu nyine rwaba rwaragizwemo uruhare na bamwe nyine mu bantu bakabaye bashinzwe umutekano muri hano hantu bari baherereye, kuko uno musore nyine yaje gusangwa muri uno mugezi. Ku bijyanye n'uno musore Nkurunziza turaza gukomeza gukurura amakuru kugira ngo tumenye ese koko ni gute ibi bintu bimeze, ni gute ibi bintu bihagaze muri diaspora, cyane cyane hano mu Bufaransa. Ni amakuru rero turi bukomeze gukurura, turi bukomeze gukusanya ku bindi bijyanye n'iyi nkuru. Aya makuru hano ku Ivuko TV tuzayabagezaho, niyo mpamvu tubararikira gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Mu gusoza ndagira ngo maze ngaruke ku nkuru y'Umuhire Jeanne d'Arc, umukobwa w'umunyarwanda nawe nyine waje kwisanga nyine muri kino gihugu cy'Ububiligi, abana n'umugabo, ndetse umugabo w'umudivorce, umugabo amubereye inyamaswa, umugabo wagiraga amabanga amwe namwe amukinga, maze bikaza kurangira amwivuganye, ndetse aho umugabo yakomeje gushinja umugore we yuko ngo yajyaga amuca inyuma, yajyaga amukorera ibikorwa bitari byiza, ariko nyine nk'uko mubyumva namwe ntago kumufata akamwica akamuhemukira ntago wari wo mwanzuro mwiza, ahubwo nyine ikiza nuko wenda yari gukora divorce nk'uko n'ubundi yagiye akomeza kuyikora no ku bandi. Ariko nyine uno mugabo Celestin nawe tumugaye mu by'ukuri ni ubunyamaswa yakoreye mwa kino gihugu
cy'Ububirigi. Rero gahunda yo gushyingura uno mubyeyi Umuhire Jeanne d'Arc nayo tuzayibamenyesha, gusa nuko nyine ubu gahunda iriho niyo kuzana umubiri we mu Rwanda kugira ngo abe yashyingurwa mu cyubahiro mu gihugu yavukiyemo, mu gihugu cye nyine bwite cy'u Rwanda. Hanyuma rero izindi gahunda hano ku Ivuko TV tuzajya tuzibagezaho ni ku gihe. Mbere yo gusoza ndagira ngo mbanze mfate umwanya nshimire buri muntu wese wakoze subscribe hano ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore tujye turushaho kubana mu nkuru zacu, mu biganiro byacu bya buri munsi. Rero njye twari kumwe na Rigadi Kwizera. Ciao ciao, ndabakunda.